Muraho neza abakunzi bacu badukurikiye kuri channel ya Ineza Online TV. Reka nizere ko mudukurikiye muri benshi. Niba utarakora subscribe kuri channel yacu ya Ineza Online TV, ikora ubu nonaha kugira ngo utazongera gucika na gahunda zinyuranye za buri munsi tubagezaho. Uyu mwaka tubafitiye ibyiza byinshi binyuranye birimo amazu akodeshwa, amazu agurishwa, ibibanza ndetse n'ibindi binyuranye. Ni muri rwa rwego rwo kubatuza heza kandi tuwe, bityo byatumye dutembera mu karere ka Rwamagana, mu murenge wa Fumbwe, akagari ka Nyakagunga Kabeza. Turi mu isantere ya Nyakagunga, mu by'ukuri hafi y'umujyi wa Kigali kandi hana imbibi n'akarere ka Gasabo. Ibi byatumye iterambere ryihuta cyane mu buryo bw'imyubakire, bityo ifite umujyi usamaje kandi ubereye no guturwa koko. Santere ya Nyakagunga kandi ihana imbibi na santere ya Nyagasambu, izwiho kugira isoko ry'ikirangirire rirema kabiri mu cyumweru. Ibi byatumye iyi santere imenyekana cyane, bityo kuhaba inzu bikaba bidahenze. Ni muri urwo rwego twasuye inzu nini cyane iri ahantu heza hafi y'umuhanda wa kaburimbo, hafi y'ivuriro ndetse n'ishuri, by'umwihariko yegereye sitasiyo ya esanse iri kuri kaburimbo neza. Uwayishima azaze ayigurire. Ni inzu nini kandi ifite ibyumba 4, saramanje, dushe. Bifuje kuyisura cyangwa se ukeneye ibindi bisobanuro bihagije, wahamagara cyangwa se ukifashisha iyi nimero 0752 74 989. Ikitonderwa, uramutse ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe bitandukanye nko kuba ufite ibibanza bigurishwa, inzu ikodeshwa, ikibanza kigurishwa, mu by'ukuri wakifashisha cyangwa se ukagana Ineza Online TV tukaguha serivisi nziza kandi zinoze. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao. Munyandamutse Yusufu, Ineza Online TV. Muraho neza abakunzi bacu badukurikiye kuri channel ya Ineza Online TV. Reka nizere ko mudukurikiye muri benshi. Niba utarakora subscribe kuri channel yacu ya Ineza Online TV, ikora ubu nonaha kugira ngo utazongera gucika na gahunda zinyuranye za buri munsi tubagezaho. Uyu mwaka tubafitiye ibyiza byinshi binyuranye birimo amazu akodeshwa, amazu agurishwa, ibibanza ndetse n'ibindi binyuranye. Ni muri rwa rwego rwo kubatuza heza kandi tuwe, bityo byatumye dutembera mu karere ka Rwamagana, mu murenge wa Fumbwe, akagari ka Nyakagunga Kabeza. Turi mu isantere ya Nyakagunga, mu by'ukuri hafi y'umujyi wa Kigali kandi hana imbibi n'akarere ka Gasabo. Ibi byatumye iterambere ryihuta cyane mu buryo bw'imyubakire, bityo ifite umujyi usamaje kandi ubereye no guturwa koko. Santere ya Nyakagunga kandi ihana imbibi na santere ya Nyagasambu, izwiho kugira isoko ry'ikirangirire rirema kabiri mu cyumweru. Ibi byatumye iyi santere imenyekana cyane, bityo kuhabona inzu bikaba bidahenze. Ni muri urwo rwego twasuye inzu nini cyane iri ahantu heza y'umuhanda wa kaburimbo, hafi y'ivuriro ndetse n'ishuri, by'umwihariko yegereye sitasiyo ya esanse iri kuri kaburimbo neza. Uwayishima azaze ayigurire. Ni inzu nini kandi ifite ibyumba 4, saramanje, dushe. Bifuje kuyisura cyangwa se ukeneye ibindi bisobanuro bihagije, wahamagara cyangwa se ukifashisha iyi nimero 0752 74 989. Ikitonderwa, uramutse ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe bitandukanye nko kuba ufite ibibanza bigurishwa, inzu ikodeshwa, ikibanza kigurishwa, mu by'ukuri wakifashisha cyangwa se ukagana Ineza Online TV tukaguha serivisi nziza kandi zinoze. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao. Munyandamutse Yusufu, Ineza Online TV.